Gatera Emmanuel nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Tumaze igihe duhura tukaganira ku ngingo zitandukanye bijyanye n'ibyo ukora, ariko uyu munsi ndagira ngo nk'umwarimu, umujyanama mu bijyanye na yoga, mu buzima bwa yoga, tugaruke cyane kuri yoga. Mbere na mbere, yoga ni iki? Mu biganiro byawe umaze iminsi utanga, nashatse kwifuza cyangwa se abankurikira, abadukurikira, kubamenyesha ibyo ukora n'icyo yoga ari cyo, kuko ntabwo imenyerewe muri sosiyete yacu cyane. Ndavuga muri sosiyete cyane wenda y'Abanyarwanda, ntabwo ari benshi cyane bazi yoga, ariko barahari, nawe urimo. Tukaba rero tugufite nk'umwarimu wayo, nguhaye umwanya udusobanurire yoga Gatera. Karima Ngarambe, ndagira ngo nanjye ngushimire kuba bibaye ugira kenshi untumira kugira ngo abakunzi cyangwa se abanyarwanda bakurikira igihe n'amakuru bagezaho, kugira ngo twungurane ubumenyi, twungurane ubwenge, tuganire. Ndagushimiye rero cyane kuba wongeye kuntumira kugira ngo nganirize bene wacu. Yoga rero ntabwo imenyerewe muri bene wacu, uretse n'Abanyarwanda n'abirabura muri rusange, baba muri Afurika cyangwa nabo ku isi yose ntibayizi. Burya ntabwo ubukoroni cyangwa ubucakara bwaje gusa, bwaje kutwambura ibintu byiza byose abakurambere bari baradusigiye. Yoga rero ngenekereje mu magambo make uburyo nayisobanura, navuga ko ari bumwe mu bumenyi bwo ku rwego rwo hejuru, haba mu kwimenya, mu kumenya umubiri w'umuntu, mu kumenya roho, kumenya ubuzima no kumenya ibinyabuzima no kumenya Imana. Nicyo yoga ivuze mu nyito wenda abakurambere, kuko abakurambere wenda turaza kubigarukaho. Yoga yahimbwe n'abakurambere, nibo bayihimbye, ariko kubera amateka yatugwiririye n'akaga kagwiririye Afurika, bagerageje kutuvutsa ibyo byiza byose byaduhaga imbaraga. Yoga rero ubundi mu magambo arambuye avuga ko umubiri na roho n'abakurambere n'Imana bibaye ikintu kimwe. Niho rero ibera ubumenyi bw'indashyikirwa. Navuga ko abakurambere badusigiye. Ni byiza ko Abanyarwanda bose ndetse n'abandi birabura b'Abanyafurika bamenya ubwo bumenyi, bamenya ubwo buhanga twarazwe n'abakurambere. Urakoze Kariri. Umuntu wese se ashobora gukora yoga Gatera? Ni ikibazo cyiza. Umuntu wese ashobora gukora yoga, kuko umuntu avuka burya akora yoga. Umwana iyo ari mu nda ya nyina, kugira ngo abashe kubaho, akoresha ubumenyi bwa yoga kugira ngo abeho. Umwana iyo avutse burya barimo gukora yoga, kuko buriya abana b'impinja, ntabwo iyo witegereje umwana w'uruhinja, niyo mpamvu uvuga ngo 95% by'abantu bahumeka nabi. Abana b'impinja burya nibo bahumeka neza. Iyo nigisha yoga, mu nyigisho ntangiriraho, nigisha abantu kugira ngo bongere bige guhumeka nk'uko impinja zihumeka. Nyuma rero kubera stress z'ababyeyi no kutamenya n'ubwo bumenyi bwagiye buducika, abantu batangira guhumeka nabi. Ni ukuvuga ngo kuva ku ruhinja kugeza ku musaza w'imyaka 90 bose bashobora gukora yoga. Nshubije ikibazo cyawe. Iyo uvuga guhumeka, abantu bose barahumeka. Iyo uhumeka neza ukora yoga, ni iki? Dusobanurire byimbitse, kuko nanjye ubwaye ntabwo ndimo mbyumva.
ubundi uretse nk'abanyamakuru ubu n'abasirikare nk'abasirikare bo muri Abanyamerika, muri Israel no mu Burusiya ndetse no mu Buhinde bigisha abasirikare babo n'abapolisi guhumeka neza. Guhumeka neza mvuga buriya abantu bose mvuga 95% bose abantu bose burya bahumekera hano hejuru mu gituza. Iyo umuntu ahumekera hano hejuru mu gituza rero burya bakoresha 10% by'uko ubundi umuntu yakagombye guhumeka. No kuvuga nk'aba sportif bo mu rwego rwo hejuru, abakina box cyangwa saboga cyangwa bari abajya muri za championnat barabizi, buri abakoci babo barabigisha. Burya umuntu ukina nka box utsinda ntabwo ari utera ingumi iremereye cyangwa nuhumeka neza. Guhumeka neza rero no guhumekesha inda. Guhumekesha inda no guhumekesha imbavu. Hariya niho hari hasigara 90% byo guhumeka. Yoga rero icyo yigisha umuntu no guhumekesha iki gice cyo kunda n'igice cyo mu mbavu, kubera ko hariya niho hatuma ibihaha byuzura umwuka wa oxygene duhumeka, hanyuma uwo mwuka nawo ukagenda ugaha ubuzima muri bice byose by'urugingo bigize umubiri. Niryo banga rya yoga. Abantu ntabwo babizi. Abantu ntabwo bazi ko buri muntu abantu ntabwo bazi ko bahumeka nabi. Cyane noneho aho ibintu bya stress byaziye, kugira ubwoba, kugira agahinda. Ntabwo iyo umuntu ahumeka neza burya ntabwo ashobora guheranwa n'umujinya, agahinda niryo banga rya mbere rya yoga, ko yoga ishingiye 80% bishingiye mu kwiga guhumeka. Ko hari ubwoko bwinshi bwo guhumeka bitewe n'icyo umuntu akora, ariko ibanga rya mbere nyine ni ukumenya guhumeka bya nyabyo bikwiye kugira ngo bihe imbaraga umubiri. Urakoze Gatera. Mu biganiro byawe njya nkurikira bijyanye n'umurimo wawe ku mbuga nkoranyambaga, ujya uvuga kuri melanine. Yoga ihuriye na melanine. Mbese melanine ni iki ubyumvise uyu munsi? Icyo ni ikibazo cyiza cyane Karire. Melanine navuga ko ni nk'igikumwe cyangwa umukono Imana yasize ku biremwa bya mbere byo mu kiremwa muntu cya mbere cyo muri iyi si. Abantu buri hari igihe bavuga ngo Afurika ngo ni berceau de l'humanité, niho ubuzima bwatangiriye, ariko bahisha ubwo buzima ubwo ari bwo. Melanine rero niyo utuma twirabura, usa nk'uko usa, nanjye ngasa nk'uko nsa. Kuva ku muntu wirabura nkwereka iki gikombe kugira ngo ngire burikire igikombe urabona ko kirabura, cyangwa iyi shati nambaye, kugeza kuri ya nzobe icanye. Burya abirabura, iyo tuvuga ngo turabirabura, ni uguhera ku igikara rwimbi kugeza ku nzobe. Nibyo bituma rero tuba iyo melanine rero niyo ni nk'urumuri, niyo dufite ituma twirabura. Noneho ubundi bwoko bwose ubona bwadukomotseho, ndavuga abo muri Aziya, Abashinwa, Abayapani, Abazungu, nicyo kintu babuze melanine kugira ngo base uko basa kuriya, kandi bose barabizi. Ni ukuvuga melanine ubundi nibo batwise abirabura, ntabwo abakurambere ntabwo bigitaga ngo turabirabura. Ubundi abakurambere bavuga ko twakomotse ku zuba, turi abantu twakomotse ku zuba, kubera ko izuba ni inshuti yacu, kubera ko umubiri wacu, iyo melanine ikintu imaze cya mbere, imirasire y'izuba ry'igikatu buri iyo rije, umubiri uvanamo vitamine bita vitamine D. Wamara kuvanamo vitamine D, hari ibizo bita rayon ultraviolet, ninuza n'urumuri ubundi rutwika, ushobora gutwika umubiri. Nk'abazungu niyo mpamvu buri iyo bagiye muri za vacances ku zuba bajyana ya mavuta y'ibyo bita crème solaire kugira ngo badashya,
kubera ko iyo protection dufite Imana yaduhaye yitwa melanine bo ntayo bagira. Ni melanine rero aho ihuriye na yoga iyo uyikora, kuko iyo melanine irimo n'ibice byinshi. Ushobora kugira melanine, hari igice nakwita cy'umwuka kikaba gisinziriye. Niyo mpamvu iyo umuntu yibagiwe abakurambere, umuntu akibagirwa Imana y'iwacu, Imana y'u Rwanda cyangwa se Imana y'Afurika, kuko twese twasanga Imana imwe. Umuntu agatana akajya ahandi, melanine irasinzira, melanine ibisinziriye. Nibyo yoga rero nicyo niho ihurira na melanine. Yoga mu rwego rwo hejuru, aba ni abantu bageze ku rwego rwo hejuru, yoga ikangura melanine y'umuntu. Umuntu akibuka abo turi bo. Buriya bimwe mu byica abirabura ni uko twibagiwe inkomoko yacu, twibagiwe ko ari twe biremwa bya mbere. Ntabwo iyi information bayiduha, ari twe biremwa bya mbere byabayeho muri iyi si Imana yaremye, noneho andi moko yose akadukomokaho. Nk'Abagereki cyangwa Abaromani baza muri Afurika niho baje kwiga, ubundi bari abantu bambaye ubusa birirwa bagenda batarahura natwe. Bahageze rero ubumenyi bw'iwacu barabuvoma, barongera baratugarurira nk'uko baza bakibaza habo muri Afurika, bakayikuzanira bayirangije bakayikugurisha. Melanine rero nicyo kitugize, niyo rangamuntu yacu, ituma dusa nk'uko dusa, ituma tugira imisatsi ikomeye, ituma tugira umubiri ukomeye, ituma tugira ubwenge ukomera. Melanine nabyo niyo ituma, ntabwo ituma dukomera ngo ubone nko muri za marato cyangwa mu kuririmba gusa, niyo ituma abirabura bagira ubwenge. Nk'urugero nko muri Amerika, ubu ibintu byose by'ibihangano byabayeho burya bitirira abazungu b'Abanyamerika, ni abirabura bari babihingiye, ariko kubera ko bari abacakara badafite uburenganzira, byitirirwa ba shebuja. Melanine ni ikintu gikomeye buri mwirabura wese yagombye no kwigisha, cyangwa umunyafurika wese cyangwa umunyarwanda wese yagombye kwigisha umwana we, akamenya impamvu asa nk'uko asa. Urakoze Gatera. Impamvu y'ibi biganiro akenshi muri sosiyete nyarwanda, haba hano mu mahanga cyangwa se mu gihugu, hagenda havuka ibikorwa, ibitekerezo, ubumenyi, gusangira ibyo bintu byose. Rero ni kugira ngo bimenyekane, binasangirwe, binemerwe, binashinga imizi, nuko abantu babiganiraho. Nk'ubu kukumva, umuntu ayumva, hari ushobora kumva yakubaza ibibazo byinshi. Aha rero ni umwanya wo gushaka kukwegera, kumenyekanisha ibyo bitekerezo byawe, kuko ntabwo bisanzwe, ntabwo uri umuntu usanzwe nk'uko wigeze kuvuga uti hari ikiganiro twize kugira, ariko kijyana mu yindi sije, uvuga uti abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo ari abantu basanzwe. Aho ngaho niho ngarutse, bahora bishakamo imbaraga n'ibitekerezo n'ibisubizo. Rero ndashaka kukubaza nk'ibi bitekerezo wabivanye he? Iyi domene wayinjiyemo ute kugira ngo ube Gatera wigisha yoga ufite imyumvire imeze gutyo? Ntabwo bisanzwe. Umwanya ni wawe Gatera. Urakoze cyane Kariri. Burya nibyo nkubwira, bimwe mu bintu abakoroni bakoze bageze iwacu muri Afurika, ni ukutubuza ubumenyi, ni ukutwumvisha ko abakurambere bacu baduhaye ubuzima, bakatuma tumera abo dusa uko dusa, ko ibintu bakoraga byari bibi, ko Imana basengaga atariyo. Ibyo bintu byose rero byari ibintu bidutandukanya. Ahubwo burya ikintu umukoroni w'umuzungu cyangwa se uzaza wese akakubwira ko ibintu ukora, umukurambere wagukunze akaguha ubuzima, ko ibyo bintu ari bibi, bikora kubera ko nibyo byiza. Ahubwo
ngewe rero nk'uko mvuga ntabwo turi abantu badasanzwe. Byongeyeho mbishimangiye, umwirabura wese ufite melanine ntabwo ari ukujya hejuru y'andi moko, bo barabizi, ahubwo twe ntabwo tubizi. Turi abantu badasanzwe gusa, bo barabizi ikibazo aho bitandukaniye, bo barabizi ariko twe ntabwo tubizi. Ngewe rero kuva mu mwaka w'2000 nagera ino, nakomeje gukora ubushakashatsi, ngerageza gusoma ibitabo. Hari umugabo muri Senegal, ubundi ndumva narigeze kumugarukaho mu biganiro twagiranye, yitabye Imana muri 1986, witwa Cheikh Anta Diop wo muri Senegal. Yanditse ibitabo byinshi cyane, yari umugabo w'umuhanga pe. Niwe wanditse ko iriya Misiri mubona, iriya Egypte, hari za piramide, hari abazungu bagiye kuva mu ubwenge bw'indashyikirwa. Abantu bubatse hariya baturutse mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo uvuga mu karere k'ibiyaga bigari, ni mu Rwanda, ni Burundi, no muri Kongo, kuko ubundi ubwami bwahariya bwose bwari bumwe kera, buratwara abantu bamwe bataradusandaza. Avuga ko bazamutse, abantu bashinze iriya royaume hariya, ubwami bwa hariya, barazamutse noneho bajya guha abandi bantu b'imihanda yose ubumenyi. Maze kubisoma ndavuga se, ba bantu burya baravuga ngo batwishe muri jenoside, bavuga ngo abatutsi muzaba, uribuka Mugesera ijambo yavuze, bavuga ngo abatutsi muzabateme mubasubize muri Abyssinie aho baturutse, ntabwo ari abanyarwanda. Ugasanga noneho ubwo ni iyo propaganda yakozwe ari ukubeshya, ahubwo ko abantu bashinze ubwami bwahariye muri kariya karere k'ibiyaga bigari niho ubuzima bwatangiye. Umuntu wa mbere Imana yaremye, abakurambere ba mbere buriya ni hariya muri kariya karere k'iwacu. Utanagiye kure bavuga ko inkomoko y'umuntu buriya ni mu Rwanda, niyo mpamvu bavuga Imana y'u Rwanda yirirwa ahandi hose igataha i Rwanda. Abo bantu rero bagiye gukora civilisation ikomeye kugeza n'ubu ngubu. Ikoranabuhanga ry'Abayapani, Abarusiya, Abanyaburayi bose baragiye bavoma iwacu, tubari twe dusigara. Kuva rero ni nabo rero bakoze iyo yoga nigisha, ariko nta hantu namwe ushobora byigishwa. No kuvuga ngo ubumenyi, information bagize gutya barayidu bimera nk'ikiraro baciye kugira ngo tutazavaho tumenya, tutazamenya tutazamenya n'imbaraga zacu. Ariko iyo mvuga imbaraga ntabwo ari ni imbaraga za roho, ni imbaraga z'umutima, ni imbaraga z'ukwemera abakurambere badusigiye. Iyo umaze rero kubimenya, iyo umaze kubimenya ukamenya izo mbaraga dufite, niyo mpamvu mvuga nti mu nshingano mfite ni ukubyigisha kugira ngo na bene wacu, na buri mwene wacu wese aho ari hose abimenye, amenye ko twataniye tugaruka. Yoga rero niyo mpamvu ni imwe mu byo ni kimwe mu bikorwa aho bitare abafarawo bo muri Egypte, kuko bari abirabura nkatwe bakomotse hariya, bavuze aho bakomotse. Ni imwe mu mikorere bashyizeho kugira ngo umuntu nyine yimenye, amenye inkomoko ye, amenye Imana, amenye abakurambere, amenye ubuzima, yubahe n'ibindi biremwa byose. Yoga rero nicyo ikubiyemo. Nkimara kuyimenya rero muri ubwo bushakashatsi bwanjye, uretse no yoga umuntu aranayikora, ni nka ababirebere nyuma bagira ngo ni nka siporo, ariko iyo umaze kuyimenya urumva maze imyaka igera hafi kuri irenze 15 nyikora. Nifuje rero noneho no kugira ngo nyikore mu buryo bw'umwuga, nyisakaze no kuri bene wacu. Nariko dusoza kino kiganiro, hari icyo nshaka kugarukaho. Wari umaze kuvuga ku bijyanye n'inkomoko yacu, y'abantu. Waravuze uti ni iwacu mu Rwanda, cyangwa washatse ni mu Rwanda cyangwa ni mu karere. Nagira ngo nsobanukirwe.
u Rwanda buriya iyo nk'abakurambere bavugaga u Rwanda ntabwo ari u Rwanda tubona rw'ubu ngubu. Iyo bavugaga u Rwanda bavugaga, niyo mpamvu bavuga ngo aho u Rwanda ruterwa inkingi, ntabwo bavugaga u Rwanda ruriya tubona, ni nk'aho bavugaga isi yose, ariko bishatse kuvuga ko hariya hari u Rwanda rw'ubu, niho ubuzima bwatangiriye. Niyo mpamvu nkubwira ko abakurambere bo bagiye bakubaka za piramide hariya uko bagiye bazamuka, kuko inyinshi buriya ziri no muri Sudani, inyinshi ziri muri Sudani kurusha mu Misiri. Uko bagiye bazamuka kubera urukumbuzi n'irungu bagiraga, kugira ngo biyibutse babashe kwiyibutsa imisozi y'iwabo. Niyo mpamvu bakoze ariya mapiramide mubona yubatse nyine mu Misiri, abantu batangarira n'ikoranabuhanga ryakoreshejwe yubakwa kugeza n'ubu abantu ntibarabisobanukirwa. Bivuze ngo rero ubwo bumenyi, mu byabafasha kugira ubwo bumenyi harimo na yoga. Reka dusoze kuri iki kibazo. Ukunze kuvuga mu biganiro ukora ku mbuga nkoranyambaga uti yoga ni imwe mu ntwaro y'ibanze ikomeye kandi y'amahoro, yatuma twe Abanyafurika aho turi hose ku isi twibohora ingoyi y'ubukoloni n'ubucakara, biganisha ku mahoro ariko bya roho, mu roho, mu mutwe, ku mutima, ku mubiri. Mbese ibyo bintu byose uko mbivuze, kugira imbaraga za roho, z'umubiri, z'umutima, biciye muri yoga, mu mbaraga za yoga. Nagira ngo bidusobanurire, tubareho dusoreza, twumve tuve umuzi, tunasoreza aho ngaho. Umwanya ni wawe Gatera. Urakoze Karire. Uretse bimwe mu byo kugira ubuzima buzira umuze, byo kumererwa neza, kuko ikintu navuze byerekeranye no guhumeka nuko iyo ni imibare OMS itangaza, nuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza ubu hamaze buri mwaka hapfa miliyoni zirenze hamaze gupfa miliyoni zirenze 200 z'abantu kubera indwara z'imitima, kubera umutima. Bimwe rero burya mu bigenda ihumeka nabi, iyo hiyongeraho na stress, ihumeka nabi buriya abakurambere bari baravumbuye ko riri mu bibazo bishobora gutuma umuntu akenyuka cyangwa se akaba yahitanwa n'umutima. Ni ikibazo yoga yari yarakemuye ku bakurambere. Ibyo mpamvu twize tuganira n'ize kuvuga ko nta mukurambere washobora kwitaba Imana atarazi ntibyabagaho. Ubu ngubu rero imyaka 40 n'ingahe kumva ngo umusore ngo yishwe n'umutima n'ibintu bitabagaho. Yoga rero yari imwe mu bisubizo abakurambere bari barabonye cy'ubuzima. Ariko noneho burya ikintu cyangombwa gikomeye, iyo umuntu akoronije roho yawe, agakoroniza umutima wawe, agakoroniza umubiri wawe, aba yagufashe. Niyo mpamvu buriya Afurika reba ukuntu ingana, reba ubukire dufite, reba ibintu dufite, ariko abantu bagakomeza bagakena, abantu bagakomeza kumva ko amahanga ari azabagenera. Nuko roho zacu zigikoronijwe. Ni ukuvuga ngo hari ayo madini twazaniwe yavuye Kantarange, kuko ntabwo ari ay'abakurambere. Hari noneho no kutamenya abo turi bo. Yoga rero nicyo gisubizo, kuko iyo umuntu yamaze kubohoka mu mutwe, iyo umuntu yamaze kubohoka kuri roho, ibindi bibazo byose bihita bikemuka. Niyo mpamvu kera buri ibihugu, mujye muri ibihugu byateye imbere nk'Ubuyapani, kera
abanyapolitigare bagiyeyo bagira ngo bakorane ubucuruzi nabo, ariko bagashaka kugira ngo babajyaneyo ubukristo, babigishe ubukristo. Amperere w'Ubuyapani aravuga ati muramenye niba mushaka kutuzanira ayo madini yanyu mukashaka gutandukanya n'abakurambere, kuko igikwereka abantu bose bateye imbere nuko bagendera ku mahame abakurambere babo babasigiye, n'Abashinwa nuko. Impamvu rero ubu ngubu tukiri mu bibazo dufite muri Afurika nuko twatandukanye n'ubumenyi n'ubwo buhanga bwa roho n'umubiri abakurambere badusigiye. Yoga rero niyo mpamvu ni igisubizo cya roho, akaba n'igisubizo cy'umubiri, akaba n'igisubizo cy'ubuzima, aho buva bukagira hose, haba nyine kuri twe Abanyarwanda batwumva ndetse n'abirabura bose aho bari kuri iyi si. Reka nkubaze ikindi kintu hanyuma ngusezere nawe uruhuke. Yoga, ubundi turi abana twumvaga yoga, tukareba ibitabo, tukabona abantu basa n'abakina karate, bajya no kubona ahangaha ubona hono n'umuntu agenda asobanukirwa buhoro, abishyira hamwe bakajya mu mashyamba, mu maparike, ahantu hari umwuka, abona abantu bakuze, abana abakora binanura bakina ibintu. Ese iriya yoga njye mbona nta muntu uvuga, none se bihurira hehe n'ibyo tumaze kutubwira? Buriya nabuciye mu ijambo bisa na siporo, ariko rero noneho harimo n'imyumvire nkurikije ibyo umaze kutubwira. Yoga nyine niho ibera, niyo mpamvu natangiye mvuga ko ari ubumenyi buhambaye abakurambere bari baravumbuye. Ni ukuvuga kugira ngo umubiri w'umuntu umere neza hari ibintu ugomba gukorerwa. Hari siporo umuntu agomba gukora y'umubiri kugira ngo amaraso atembere neza, umubiri uvemo umwanda urimo. Ariko noneho hakaba n'indi siporo ya roho. Wumve niho abakurambere baberaga abahanga. Hari na siporo nyine yo mu mutwe n'iya roho. Izo siporo zose rero bazihurije hamwe. Nta kuvuga ngo utandukanye umubiri na roho, nk'uko nyine amadini yabikoze, kumva ko Imana iri mu kirere hariya mu ijuru ifite ubwanwa bw'umweru izakoherereza umuriro cyangwa se ikakurokora nuyize. Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa. Abakurambere rero yoga kandi ukayikoresha wirinda, kuko yoga irimo n'iyo myigire yo kwirinda cyangwa y'intambara, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ujye hariya gusa ngo uvuge amahoro, kuko iyo ukikijwe n'abanzi nta kindi baba bagamije no kugira ngo bakuvutse ubuzima. Nibyo bibaho muri iyi si, kuko isi ntabwo tuwe n'abagira neza gusa, niyo mpamvu tubona intambara hose. Yoga rero ikaba irimo n'igice nyine cyo kwirinda, kumenya intambara, kumenya kwirwanaho mu gihe bibaye ngombwa, ukamenya ibyo kurya, kuko 80% navuze harimo guhumeka, hakaba n'10% byo kurya, kumenya kurya ibintu byubaka umubiri, kuko ntabwo ubundi twebwe niba dufite ya melanine nk'uko nabikubwiye abirabura, hari imirire, hari ibintu abakurambere ibiryo byabo baryaga binagaburira iyo melanine, bituma iyo umuntu aratangiye kurya noneho ukarya nk'abantu badasa nk'uko dusa, nabyo bigira ingaruka burya ku mubiri. Niyo mpamvu mvuga ko ibyo bintu ari 10%, bivuze ngo ya energy, ya mashanyarazi akoresha uyu mubiri, yoga ifite ukuntu yahuriza hamwe kugira ngo umuntu agire izo mbaraga, imbaraga z'umubiri, imbaraga za roho, imbaraga z'imitekerereze, imbaraga z'ubudashyikirwa. Yoga rero niyo mpamvu mvuga ko ari intwaro ikomeye kandi y'amahoro, kuko aho dutandukaniye n'abandi ko nta
uvuze amashanyarazi, hari ahantu ujya uvuga imirasire, imirabyo y'inkuba, imirabyo y'inkuba bijyanye n'umubiri w'umuntu, uba ushaka kuvuga iki? Muri Amerika niho bakunda gushakashaka ibintu byose, bigeze ngo gushaka kugira ngo bakore ubwonko bw'umuntu, ubwonko bwonyine batarakora n'umuntu. Babona ko kugira ngo babashe gukora igitekerezo, bakore robo ibashe gutekereza nk'uko umuntu atekereza, basanga byatwara amashanyarazi ashobora kugaburira imiryango igeze ku 10,000. Bivuze ngo twebwe rero nk'abirabura, niyo mpamvu twebwe bavuga ko dukomoka mu zuba, kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora, umubiri wacu ukoreshwa n'amashanyarazi. Roho y'umuntu ituma uyu mubiri nyine ukora ni amashanyarazi adutemberamo. Ariko noneho uyongereye nabyita ko ari nk'imirabyo y'inkubu yihuza ibe myinshi cyane, noneho uyishyire mu mubiri w'umuntu, nuko umubiri ukora. Buriya nk'Abashinwa niyo mpamvu bo urumva bavomye ubumenyi iwacu bw'abakurambere cyangwa Abayapani, niyo mpamvu nibyo bita chi. Ayo mashanyarazi ari mu mubiri rero umuntu ashobora kuyakoresha kugira ngo yirinde indwara, cyangwa se kugira ngo arakare, cyangwa se kugira ngo amererwe neza, cyangwa se kugira ngo umuntu yirinde indwara. Ayo mashanyarazi uzarebe cyane nko abigisha nka karate, kugira ngo bereke abantu uburyo ayo mashanyarazi ushobora kuyakoresha. Kwa kundi bagira gutya nk'ikiganza bakamena itafari hari. Ni bumwe mu buryo bwo kugira ngo umuntu ayobore ayo mashanyarazi ayaganishe ku kintu. Ariko ayo mashanyarazi nyine mu rwego rwisumbuyeho rwa yoga, nigisha abantu kugira ngo ayo mashanyarazi aturi mu mubiri umuntu abashe kuyakoresha mu buryo bimuteza imbere, kugira ngo amererwe neza mu mubiri no mu marangamutima ndetse no kuri roho. Tubeshejweho n'amashanyarazi. Nabyo burya abakurambere bari barabibonye, kuko nibo babonye izuba mbere, nibo baje muri iyi si mbere. Nabyo bari bazi ko umubiri wacu ukoreshwa n'amashanyarazi, kandi babishyira muri ubwo buhanga, muri ubwo bumenyi bwa yoga. Gatera, urakoze cyane ku bw'iki kiganiro. Nk'umwigisha wa yoga umaze gukamirika ubumenyi muri iyi domene ya yoga, nkeka yuko abadukurikiye cyangwa bazadukurikira bazamenya birushijeho icyo yoga ari cyo, uko uyigisha n'amateka yayo muri rusange. Nagira ngo ngushimire ko wemeye kuza ukadusobanurira. Ngira nti umugoroba mwiza cyangwa se umunsi mwiza bitewe n'aho uherereye. Ubwo naho ubutaha, Imana y'u Rwanda ikomeze kurinde Gatera Emmanuel. Ndagushimiye cyane Karirima kuba ugira kenshi wongeye kuntumira kugira ngo tugeze kuri bene wacu ubumenyi y'umuntu burya busangiye buriyongera. Nawe kandi ngusabira ngo Imana y'u Rwanda n'abakurambere bakomeze baguhe imbaraga yo kugira ngo ukomeze ukore ibikorwa ukora byo kugeza ku Banyarwanda batwumva amakuru meza, ukomeze ubishobore kugeza imyaka myinshi, kandi ukomeze ukore na yoga. Hanyuma nzanyarukira mu Rwanda mu kwezi kwa 4, ubwo wenda nzakoherereza information nimara kumenya aho nzakorera. Nshobora kuzorganiza niyo yoga kugira ngo noneho abantu bibe ibikorwa bitari amagambo. Uzatubwire tuzagukurikire, tugutere n'inkunga. Urakoze cyane Kariri.